uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ijuru, nk'uko igicano yibanda kuvuga ku bintu bijyanye n'ubwami bw'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijuru. Ese ijuru ribaho? Ese ni hehe wakura amagambo ahamya yuko ibyo Umwami yavuze ari byo? Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana. Umwami Yesu akomeza abaho umugisha. Mujye muhora mudusengera kuko uyu murimo ntabwo uba woroshye. Niyo mpamvu amasengesho yanyu aba akenewe cyane, kubera ko uyu murimo w'Imana urarwanwa cyane, urwanwa n'imbaraga z'umwijima. Ariko ntituzacika intege kuvuga Imana Data, Umwana, Umwuka Wera. Shalom shalom, ikaze mu kiganiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana intumwa. Bamwe bakunda kuvuga ngo ni ivanjiri ya Yohana. Turasoma ibice 4 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Turaza kwifashisha n'ibyahishuwe. Turimo turavuga ijuru nuko Umwami wacu yarivuze. Aya niyo magambo tugiye kwifashisha dusanga muri Bibiliya. Titire y'ijambo itangira ivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yego, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe gisubizo kibiriho byose, ariko bikaba akarusho ku bantu bamwiringira. Umutwe wa mbere cyangwa igice cya mbere aravuga ngo Yesu niwe uri guhumuriza abantu. Uyu ni Yesu, ntabwo ari Petero, ntabwo ari Pawulo, ntabwo ari Timoteyo. Uyu nguyu ni Yesu uri kwivugira ubwiwe. Aravuga ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Haleluya! Yesu atangiye aduhumuriza avuga ngo mu rugo kwa Data hari amazu meza, amazu atarayubakishije ibyondo. Yewe wowe wumva uhangayikishijwe n'ibibazo bya hano ku isi, dore ku isi ifite uwayigabanye, kandi uwayigabanye agenera abantu biwe ibyo ashaka. Ariko twebwe Umwami waremye isi n'ijuru atangiye avuga ngo mu rugo kwa Data hari amazu. Ayo mazu tugiye kwifashisha amwe mu mashusho yakozwe n'ikoranabuhanga bita AI cyangwa Artificial Intelligence. Aya mashusho ni ibintu byakozwe n'abantu, ni ibintu byakozwe na mudasobwa cyangwa ordinateur mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ibintu byakozwe n'abana b'abantu, nk'uko Umwuka yabwiye Daniel ngo mu gihe kizaza abantu bazagira ubwenge bwinshi cyane, bazakora ibintu byinshi bitandukanye, bimwe by'ibitangaza. Rero aya mashusho namwe muyo abantu bakoze. Ariko muribuka dutangira ko twumvise ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mwabyumvise neza? Aya magambo nayavuzwe na Yesu Kristo, Umwana w'Imana. Yaravuze ngo nimuhagarike imitima. Abantu bashobora kugira ngo aya magambo yarebaga ziriya ntumwa 12 ubwo yazibwiraga ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko Yesu yabashaga kureba mu mutima w'umuntu akamenya cyangwa akarondora, akamenya ibiri mu mutima w'umuntu. Ariko Yesu mu kureba mu mitima yabo yaritegereje asanga ibintu byose abantu bakunda gutekereza, ikintu bita inzu cyangwa ubuturo bwo kubamwo, ni ikintu kiza ku mwanya wa mbere. N'abantu benshi iyo babonye amafaranga nta kindi bihutira usibye
kugura ibibanza byo kubakamwo cyangwa plani zo kubaka amazu bazabamo hamwe n'imiryango yabo, ndetse n'andi azabafasha mu kubona amafaranga azababeshaho mu gihe kizaza. Muri iyi minsi inzu ibona umugabo hagasiba uwundi. Ayo ni amazu aba yubakishijwe n'amabuye, imicanga, ibyondo, amazi n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse n'ibyuma. Ariko Yesu amaze kubona yuko abantu bakunda kubaho no kugeraho kuba, arababwira ati nimuhumure, mu rugo kwa data hari amazu menshi kandi amazu meza yabateguriwe. Arangije aravuga ngo aho nzaba niho namwe muzaba. Ubundi ibi ntibikunze kubaho mu bami bo ku isi cyangwa mu bantu bakomeye, kuko tuzi ko Yesu ari umwami utegeka abandi bami bose, cyangwa ari umutegetsi w'ikirenga utegeka mu ijuru, mu isi ndetse n'ikuzimu, dore ko Imana yamuhaye ubwo bushobozi bwose. Yaravuze ngo aho nzaba namwe muzahaba. Muribuka Yesu ajya kujya mu ijuru, uburyo yabwiye abigishwa be mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 28 ukamanuka, harahavuga ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Narangije arababwira ngo nimugende mubwire abantu bose, mubahindure abigishwa banjye, abemera muzababatize mu izina rya Data, Umwana na Mwuka Wera, maze mubigishe kwitondera amagambo nababwiye. Urumva ko ibyo bitarebaga abigishwa 12 gusa, nta nubwo byarebaga Abisiraheli, kuko yaravuze ngo mugende mu isi hose, mugende muri Afurika, mugende mu Burayi, mugende muri Amerika. Icyo gihe Amerika yari itarabaho, kuko Amerika ibaye hejo bundi mu mwaka w'1600 nibwo yavumbuwe na Christopher Columbus, niwe wavumbuye Amerika. Ndaguhamagara mu ijwi rituje, umva iyi message nawe irakureba. Yesu Kristo arakubwira ngo mu rugo kwa data hari amazu, kandi nawe ubishatse wagira inzu, azaguhera ubuntu. Muri iki gihe ibibanza biragoye, ibibanza birazimbye cyangwa birahenze cyane. Ibibanza birabona umugabo hagasiba undi. Uko imyaka igenda irushaho kwiyongera cyangwa igihe gikomeza kugenda kigira imbere, ni nako ubuzima bugenda buhenda hano kuri iyi si. Umuntu uguze ikibanza cyangwa akubaka inzu y'igitangaza aba yumva akoze ikintu cy'abagabo, akumva aruhuwe umutwaro w'ubuzima buvunanye hano ku isi. Ariko waruzi yuko iyo wubatse inzu ifite agaciro kanini, uko ugira agaciro kanini ari nako ibintu bikeneraho cyangwa consommation cyangwa ibyo ikenera bigenda byiyongera. Ikintu cyose wakubaka hano ku isi uzagira kugisorera, uzagira amashanyarazi muri iyo nzu. Ubwo niba inzu izaba nini izagira amatara menshi cyangwa extension zijyaho ibintu byinshi, maze n'ubundi ujye ukenera kwishyura ibyo byose ku kwezi gutashye. Amazi niba izagira ibyumba byinshi, izagira n'ubwogero bwinshi cyangwa izakenerwa gukorerwa isuku cyane. Niba ari hoteli ikenera amazi menshi n'umuriro mwinshi, fagitire z'ukwezi ziba ziriho amafaranga menshi. Rimwe na rimwe ba nyirayo mazu bagatangira kwitotombera bavuga ati nyaboneka ewasa mwadukaturiye, mwatubabariye ko ibiciro byanyu biri hejuru. Kandi ibyo biba biri mu mazu yabo, biba biri mu butaka baguze. Uko ubuzima bugenda burushaho kuba bwiza, ni nako ikiguzi cyabwo kigenda cyiyongera. Niko bimeze hano ku isi. Ariko hahirwa umuntu wese wakiriye Kristo mu mutima wiwe. Kwakira Kristo Yesu ntago bisaba amafaranga, nta n'ikindi kiguzi runaka bisaba. Yesu aravuga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, kandi aho nzaba niho namwe muzaba. Umwami Imana aho izaba
natwe niho tuzaba. Yesu Imana, ngo Imana izaturana natwe, kandi umucyo uva mu maso h'Imana niwe uzatumurikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo tuzakenera gucana itara, ntabwo tuzakenera umuriro wa wasaki cyangwa wa idisiyeri, ntabwo tuzakenera rege, nta wasaki, nta nubwo tuzakenera sekirite. Imana yonyine izatubera byose. Ntabwo abantu bazakenera guhinga kwa kundi abantu baryama bakazindukiya kare ngo bagiye mu murima guhinga kugira ngo bataza kunanirwa. Ibyo ngibyo ntabwo bizahaba. Yesu azaduha amazu meza yo kubamo. Mwabibonye? Nubwo ibi ngibi ari ibishushanyo byakozwe n'abana b'abantu, ariko urabona ko ni byiza. Urabona ukuntu ari byiza? Rero ibi ngibi uri kubona ukabona biryoheye amaso yawe, bizaba bitandukanye n'ibyo tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Gusa icyo tuzi cyo ni uko ari byiza. Ni byiza kuko Imana ntabwo izaduha ibibi, ahubwo izaduha ibyiza bidasaza. Wayibonye? Wabonye aho ngaho? Ye baba we, inyanja y'ibirahuri. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe ibice 4, dore ku murongo wa 1. Twongere tumanuke turebe ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Twebwe tuvuga ibintu biri mu ijambo ry'Imana, ntabwo tujya tuvuga ibintu twivaniye mu mitwe yacu, kuko ijambo ry'Imana niryo ririmo ubusobanuro bwinshi kandi bwimbitse. Hahirwa umuntu wakiriye Kristo nk'umukiza wiwe, maze Kristo akamubera ubwugamo. Mu minsi yashize hari video twakoze y'abamarayika ivuga umunsi w'impanda. Turabashimiye mwege mwese mwayikunze, ariko hari abantu bakeya batari benshi badututse. Gutukana mwari muzi ko ari icyaha, ariko nk'ubu bwo akanwa kawe iyo katura kagatuka umuntu utagututse ntanagusubize, uba wumva nta kibazo ufite? Gutukana ntabwo ari umuco mwiza muri sosiyete, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose. Ntabwo gutukana ari byiza. Mugenzi wanjye, ndakwifuriza kugira ngo ku munsi w'amateka utazakorwa n'isoni. Wowe wadututse, tugusabiye imbabazi. Imana ikubabarire, Imana ikweze kandi gutunganye. Yenda wabikoze atari wowe byikoresheje, kuko ndabizi ko hari byinshi biturwanya, hari byinshi bitishimira kumva aya magambo. Satani ntabwo ari umubiri n'amaraso, ariko Satani ashobora kwinjiza dayimoni mu muntu. Ibyo biremwa by'umwijima hari abantu babicumbikiye muri bo. Ibyo biremwa rero nabyo bishobora kujya mu muntu, kubera ko iyo umuntu abirwanije nabyo bishaka uburyo bwose byaca intege uwo muntu. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, tuba turi ku rugamba turwanya umwijima, turwanya Satani. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitubirwanya bizaduhunga. Tuzabirwanya gute? Tuzabirwanya tuvuga ijambo ry'Imana, tubera umucyo abandi bantu batari bakizwa, tuvuga amagambo meza, tuba umunyu mwiza, ndetse tugira n'imbuto nziza zibereye abantu bihanye. Reka twigarukire. Imana ibahe umugisha. Tugiye gutembera mu ijuru noneho. Yesu Kristo we, tugiye gutembera mu ijuru. Imana yatembereje abantu bayo mu ijuru, baragenda bararyogoka, maze irabibereka ibintu byose ifitiye imigambi ndetse n'ibintu igamije kuzakora. Ni ibintu byiza. Tugiye kureba uburyo umugaragu w'Imana Yohana, uyu Yohana ni umwe muri za ntumwa 12 za Yesu Kristo. Uyu yabonye Yesu akiri ku isi, ndetse Yesu yongera kumwereka ubwo yari yaragiye mu ijuru. Hari abantu batazi gutandukanya ba Yohana. Hari Yohana umubatiza, wa wundi wabatije Yesu, hakaba Yohana intumwa ya Yesu. Uyu nguyu niwe wanditse ivanjiri ya Yesu Kristo cyangwa
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Niwe wabwanditse. Uyu niwe wanditse Yohana igice cya mbere, cya kabiri, inzandiko igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Uyu niwe wabyanditse. Uyu nguyu ni nawe wagiriwe amahirwe yo kwandika igitabo cy'ibyahishuwe. Hano Yesu yari yamutembereje. Uzi kugira ngo amutembereze se, yari yahuye n'ibyago. Uyu Yohana ni wa wundi bashyize mu mavuta bacamukije yuzuye ingunguru, bamushyiramo. Bamaze kumushyiramo, aho kugira ngo ashye nk'ifiriti cyangwa nk'ibirayi cyangwa nk'ibitoki cyangwa nk'inyama cyangwa ibindi bintu runaka bajya bashyira mu mavuta, murabizi ukuntu bivuga? Bivuga gutyo. Ariko aho kugira ngo bivuge gutyo, bagiye babona ubwo isura bamushyizemo avuyemo afite isura nziza imeze nk'iy'uruhinja, ariko rumaze iminsi nyine rufite agapo keza, rufite agasura keza, agapo keza. Haleluya. Uyu nguyu rero bakoze ibyo ngibyo. Murabizi ko kera abantu bavugaga ubutumwa bwiza, ari nayo mpamvu dukwiriye kubwira abakristo ubu buntu twahawe bwo kuvukira mu gihugu cyiza gikunda Imana, abandi batabyemererwa. Aka gakiza dufite hari abantu bakafungiwe baragakubitirwa. Ba Petero bababambye bacuramye bacuritse, ba Pawulo abangaba babaciye ibihanga, hari nabo batwitse ari bazima, ba Stefano batewe amabuye. Ariko twebwe tuvuga ijambo ry'Imana ku mugaragaro, ntihagire umuntu dutera amabuye, ntihagire umuntu twakura, keretse abo ngabo biba bitanejeje badutuka ibitutsi bibi, ariko Imana ibababarire kuko batazi ibyo bakora. Twigarukire kuri Yohana. Bamushyira muri iyo ngunguru yuzuye amavuta, bakabona ntacyo abaye, bamujyanye mu kirwa bita Patmos. Cyari ikirwa cyangwa ahantu hataba abantu, ahantu bajyanaga abantu bananiranye cyangwa bakoze ibyaha runaka. Uyu nguyu bamujyanye kuri kino kirwa yahamaze iminsi runaka, ariko Imana irahamurindira. Niho rero Yesu yamwiyeretse ari mu bwiza, yambaye icyubahiro. Mbere yo kuvuga uburyo yabonye intebe y'ubwami cyangwa yeretswe ijuru, reka tuze tukwereke cyangwa tukubwire uburyo yeretswe Yesu ari mu cyubahiro cyiwe. Yesu yamweretse yambaye ubwiza ndetse yambaye n'icyubahiro, yambaye imyenda yose y'ubwami. Yamwiyeretse atandukanye nuko yari ari hano ku isi. Umva uko yamwiyeretse. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Yesu abonekera Yohana ari i Patmo. Njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patmo, bamura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ku munsi w'umwami wacu. Nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda ivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Pergam, ni Toatiri, ni Salodi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi. Abatazi sheregi ni kuri iyo rubura rusa. N'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteka utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye yari rimeze nk'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo nikubita imbere nk'upfuye. Ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Kandi ati, Uhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore murayiteka ryose, kandi ifite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma
n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 birindwi by'izahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Reka tube tugarukiye ahangaha kwari kugira ngo tukumvishe cyangwa tukwereke yuko uyu Yohana Yesu yamwiyeretse ari mu cyubahiro cyiwe yambaye. Icyo twatugiye kureba hano, twatugiye kureba ijuru, ibyahishuwe ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana, turakwinginze kugira ngo ujye ufata umwanya usome ijambo ry'Imana kugira ngo umenye imwe mu migambi Imana ifitiye abantu b'igihe kizaza, ubwo isi n'ijuru bizaba byarashize, hariho ibindi bishyashya byaremwe n'Imana. Iki gitabo cy'ibyahishuwe ugisomye ibyo wabibonamwo ntago ari igitabo giteye ubwoba, nuko ahubwo harimo amazina agereranywa n'ibintu runaka. Hari aho bavuga inyamaswa, ariko ntabwo iba ari inyamaswa komutere, ni nk'igihugu runaka cyangwa ubwami runaka buzakurikiraho nyuma y'ubundi bwami, cyangwa ibimenyetso bizaba bigaragaza kugaruka k'umwana w'umuntu Yesu Kristo. Reka twumve mu ijuru. Yohana yeretswe intebe y'ubwami. Twabonye ko tubisoma mu byahishuwe ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Icyitonderwa, ibi biganiro tubagezaho cyangwa ibyo dukora ntago bigenewe abakristo bo mu idini runaka. Abantu bose bemera Kristo ko ari umwana w'Imana kandi ko ari umwami kandi ko ari Kristo, ibi birabareba n'abatari bakizwa babonereho bakizwe kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho, namwe tuba twabazirikanye. Ariko cyane cyane abantu bataremera Kristo nk'umukiza wabo, ubu butumwa burabareba kuko abandi hari igihe baba barabisomye babizi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma y'ibyo Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rurakinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano mwereke ibikwiye kuzabaho. Hanyuma y'ibyo muri ako kanya mba mu mwuka. Bishatse kuvuga ko ari ukuzura umwuka, kuko umwuka w'Imana utakubayeho ntabwo ushobora kubona ibi ngibi. Nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yaspe n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simarigido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri iyo ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'inyanja y'ibirahure, ni mu ijuru isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti, uruwera, 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 ni wowe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Bivuze ko Yohana yeretswe intebe y'Imana, papa wa Yesu, Imana Uwiteka, Adonai, Jehova, Jehova Rafa, Jehova Jire, uriho, wahozeho, uw'ibihe byose. Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese abeho
niyo yari yicaye ku ntebe, niyo Yohana yabonye Imana. Izo ni protokolo zizengurutse Imana. Ibyo bizima bihaye yicaye kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe. Babakuru 24 bikubita imbere yicaye kuri ya ntebe bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse. Yohana yari yatumbagiye ikirere yageze mu ijuru. Yohana amakuba yari arimo ubwo yari i Patmos, nk'uko yatangiye abitubwira, yari mu byago n'amakuba ubwo yavuga ati, ndi mwene so musangiye amakuba n'ibyago, ubandikiye iki gitabo. Amakuba ntiyamubujije kwegerwa n'Imana. Ese wari uzi yuko umuntu uri mu makuba burya iyo adacogoye, ariko iyo muri we ameze neza, roho yiwe inezerewe iritumbiriye Umwami Yesu, burya wari uzi yuko uba ufite amahirwe menshi yo gufungurwa amaso ukabona yicaye ku ntebe. Turi kwirebera mu ijuru. Mu ijuru hazaba ari heza, buzaba ari ubuturo buhoraho bwatunganyirijwe abantu bose bubaha Imana bakayikunda. Ntimugashukwe n'ibi biryo bya hano ku isi biba bitukura, nka bya bindi byatumye Yesawu atanga umurage wiwe, atanga gakondo yiwe kubera ibiryo. Mbega izahabu, mbega izahabu, mbega izahabu we! Bizaba ari byiza, bizaba birenze uko abantu babitekereza. Mugenzi wanjye, ndakwinginze kugira ngo ntuzabe nka Yesawu waguranye umurage wiwe, urugero rubi cyane rwatumye abura umurage wiwe ariyo gakondo yiwe, maze bikarangira yimyije imoso. Ariko ndimo ndagusaba kugira ngo uzambabarire, byibuze tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru, Imana izakunyereke ngo uhobere, kuko nawe ushobora kuba urebye iyi video yenda hari ukuntu Satani yari yarakunyaze ibyawe, ariko kuko uri muzima uracyafite amahirwe menshi cyane rwose yo kwakira Kristo, nawe ukazagira umugabane mu bwami bwo mu ijuru. Aya mazu meza nawe ukazayabamo. Birababaje cyane kuba warabayeho hano ku isi ukabaho nabi, ntugire ubutaka, byibuze ntube n'umutware cyangwa umwami ngo abantu bakunamire, cyangwa kugire kurya neza no kubaho neza widagadure nk'abandi, ukazabura amahirwe yo kuzaba mu ijuru. Ntago wari iyi si, nta nubwo wagize amahirwe, nta nubwo uzagira amahirwe yo kuzaba mu ijuru. Byaba ari igihombo gikomeye. Nyamara wowe unyumva aka kanya, aya ni amahirwe wongeye guhabwa n'Imana. Yesu araguhamagara ngo ngwino, ibyo ukeneye byose mbifitiye igisubizo. Muribuka uburyo Yesu yakunze kutubwira adusaba kugira ngo twihunikire ubutunzi bwacu ahantu hatazagira inyenzi n'imigese. Ese mujya mubizirikana? Yesu aracyatubwira ngo tugire ubwenge bwo gutekereza neza, tumuyoboke, kuko ibyo twifuza byose ari bifite kandi by'igiciro kandi bizahoraho iteka. Ibintu bya hano mu isi ni by'igihe gitoya, gito cyane rwose kitanabarika. Yampaye ngiye kugutembereza noneho nkubwire message nziza iguhumuriza, message nziza Yesu yaguteguriye, arimo kubwira uyu munsi ngo numwumvira hari agahimbaza musyi. Agahimbaza musyi se murakazi? Agahimbaza musyi hari ukuntu buryo umuntu aba akorera umushahara, ariko hakaba akantu kameze nk'akabonasi, akantu nyine kishimwe bamuha
kiyongera ku mushahara wiwe maze ibintu bikarushaho kuba byiza. Mugenzi wanjye, ndaguhamagaye uyu munsi kugira ngo wumve inkuru nziza kandi wumve icyo umwami Yesu akwifuzaho. Ngwino tugende, ngwino. Twagiye mu Byahishuwe ibice 20. Ibyahishuwe ibice 20, tugiye kugenda umurongo ku wundi. Ibyahishuwe ibice 20 twagiye. Niba ufite Bibiliya byaba byiza tukagendana maze ukumva akantu bita bonus. Narindi mvuga ngo ubuzima bwa hano ku isi tububaho igihe gitoya. Abantu benshi nabonye iyo bakunze kugubwa neza cyangwa ubuzima bukunze ntago barama. Abenshi bicwa n'ibiryo byiza bigurira mu alimentation. Hari abicwa no kurya amavuta menshi, hari abicwa no kurya ifiriti nyinshi, hari abicwa no kurya inyama nyinshi, hari abicwa n'isukari nyinshi, ndetse hari abicwa n'umunaniro kubera ko babonye aho bakorera amafaranga bakumva bashyira imbaraga zabo muri ibyo bintu bakora, bikarangira barwaye stroke. Abandi bakarwara diabete, abandi bakarwara umuvuduko w'amaraso bitewe nuko babonye ubutunzi hano ku isi, ariko ubwo butunzi abenshi nibwo bubiyicira. Ese wari uzi ko 80% y'abantu bashyinguye i Rusororo abantu benshi bazize indwara zitewe n'ibintu bariye? Kanseri, diabete, impanuka ziterwa n'imodokari abantu biguriye nziza, umuvuduko w'amaraso, stroke cyangwa indwara z'umunaniro. Yego, ngiye kuguha igisubizo cy'ubuzima rero. Ngwino tugende mugenzi wanjye. Narishatse kuvuga yuko uko umuntu yaba ameze kose, waba uri mugufiya, waba uri muremure, waba uri umukene, waba uri umukire, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uri umwarabu, waba uri umushinwa, icyo waba uri cyo cyose hano ku isi, nta muntu ujya urenza imyaka 120. Kuri ubu ngubu kugeza ku 120 ho ntabwo bigishoboka. Nyamara abantu bo bararambaga bakanayirenza. Ariko ubu ngubu umuntu uherutse gupfa ufite imyaka myinshi, yari afite imyaka 117. Yari umuyapani. Ariko Yesu hari ikintu yabwiye intumwa Yohana. Aravuga ngo genda ujye ku isi maze ubabwire ibintu byose nakubwiye. Nibi ngibi uzabibabwire ngo kandi ntuzagire n'akantu na gatoya ugira ubwiro cyangwa ngo ugire ngo ni ibyawe. Ibi bintu Yohana yabwiwe yari message igenewe abantu bose bazakira Kristo. Nyamara turabona igihe kirushaho kugenda kitwegereza kubona umwami wacu. Yego, reka turebe. Wari uzi yuko hari bonus Imana izaduha yo kubaho imyaka 1000? Tuzimana ingoma na Kristo imyaka 1000. Imyaka 1000 urayumva? Uzi ko umuntu wabayeho bwa mbere Adamu na Eva batigeze bamara imyaka 1000 ku isi? Iyi bayita bonus. Nyuma y'imyaka 1000 reka turebe ikizakurikiraho. Akira message nziza. Ubuzima bwa hano ku isi ni ubuzima burimo guhangayika. Uko waba umeze kose, uko waba utunze kose, icyo waba uri cyo cyose, amashuri waba warize yose, udahangayikishijwe n'ubukene, ahangayikishwa n'urupfu, udahangayikishijwe n'urupfu, ahangayikishwa n'intambara, udahangayikishijwe n'intambara, ahangayikishijwe n'abajura, udahangayikishijwe n'abajura, ahangayikishijwe n'abadayimoni, udahangayikishijwe n'abadayimoni, ahangayikishijwe n'igihe kizaza. Uko niko ku isi bimeze. Ariko umwami aratubwira ngo dutekereze ikintu kizima kidufitiye umumaro. Tugende. Twagiye mu Byahishuwe ibice 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ushatse wakwigura Bibiliya cyangwa unayifite muri telefone, tugasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyi message irareba abantu bose, waba uri umwisilamu, waba uri umukatolika, waba usenga nyabingi, kugira ngo wumve inkuru nziza maze ugire uruhande rwiza
uhitamo. Yego, kandi iyi nkuru ntabwo ireba abantu bamwe runaka. Iyi nkuru irareba abantu barebare, abagufiya, abantu babyibushye, abantu bananutse, abantu b'ingeri zose. Iyi nkuru irabareba, irareba abakene, irareba abakire, buri muntu wese iyi nkuru iramureba. Ni mesaje Yesu yatanze. Iyi mesaje uzi ariyo, tega amatwi wumve kandi wumve neza. Ubutumwa ni ubwawe, ni Yesu wabutanze kugira ngo ubwumve. Ab'igihe cyashize barabyumvise. Ubu butumwa bwatanzwe muri za 30, none ibaze kuva muri 30 kugeza mu mwaka wa 2025. Urumva ko hashize imyaka 1900 n'ibindi ubutumwa butanzwe. No kugereranya, ariko hari ababwumvise, hari abatashye, ba Yohana barigendeye, batashye neza, ariko uyu munsi ni wowe usigaye. Ese wari uzi ko umuntu muzima ari ugenewe buno butumwa? Umuntu wapfuye warangije urugendo ntago buno butumwa bumugenewe. Burya mu bantu bapfa harimo abazazukira kubona umukiza, harimo n'abazazukira gucirwaho iteka bitewe n'ikintu wakoze. Yego, haleluya. Reka tugende. Titiri iravuga ngo Satani abohwa abakiranutsi b'Imana n'Imana imyaka 1000. Ikitonderwa nibagiye kubabwira, umuntu babwira ibintu bitanditse muri Bibiliya ntimukabyemere. Ibintu byose bababwira mujye mubanza mu verifiye ko biri mu ijambo ry'Imana. Ikintu kitari mu ijambo ry'Imana mujye mukigeraho ikibazo. Kandi hari ibintu biba biri mu ijambo ry'Imana abantu bafata bakabigira ubundi busobanuro. Usanga mu idini rimwe hari ukuntu bafata ibintu bakabisesengura bakabyigisha abayoboke babo uko babyifuza. Ese wari uzi ko Yesu yasize avuze ko mu gihe kizaza hazaza abantu bamwiyitirira, bagashuka intore, bagashuka abantu b'Imana, bazaza bambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana. Twikomereze. Umurongo wa mbere, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahakinga, agishyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 ishirira. Icyakora nishira gikwiye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Yego, uwo ni wo muzuko wa mbere. Murumva, hari abantu numvise bavuga ngo nta mubare w'imizuko izabaho cyangwa hazabaho umuzuko umwe. Ijambo ry'Imana rirabyivugiye ngo uwo ni wo muzuko wa mbere. Bivuze yuko niba hari icya mbere hazabaho n'icya kabiri. Reka dukomeze dusome, turaza gusesengura mu kanya. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakuranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uve mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabwa ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye
abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro nirwo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditse muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Haleluya, haleluya. Mwayumvise bonus, mwayumvise ko umuntu uzisanga mu muzuko wa mbere mu bantu bapfuye bose bakiriye Kristo, ko afite amahirwe yo kuzabona bonus ari kuri iyi si. Yego, Yerusalemu izamanuka, umwana w'Imana yimane imyaka 1000 n'abantu bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Bizaba ari umunezero. Icyo gihe bizaba ari umunsi, cyangwa bizaba ari igihe cyiza cyane. Iyo myaka 1000 abantu bazahanagurwa amarira kandi bazagira umunezero. Mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzamara iyo myaka 1000 nawe. Twumvise ko nyuma y'iyo myaka 1000 umwami azajyana abantu be mu bwami bwo mu ijuru kubumurikira Imana, ari nabo bazacira imanza abazaba basigaje kuzuka mu muzuko wa kabiri. Bizaba ari umunezero, bazaba bishima, bazimana ingoma n'umwami. Mbega ukuntu bizaba ari byiza, ukuntu bizaba ari umunezero. Aya marira yose warize, Imana izaguha impozamarira yo kumara imyaka 1000 wishimye. Iyo myaka 1000 ntabwo izarangira ngo uhite upfa. Iyo myaka 1000 niyo kuguhoza amarira, niyo kubona ibyo wagombaga kubona uri mu isi ariko utabonye, bya bindi wahoraga wifuza. Bizaguha umunezero w'iteka ryose. Uzaba urya udakora, uzaba uhimbaza Imana. Amaso yawe azabona ibintu utigeze kubona, ndetse n'umwana w'umuntu adashobora kubona. Amaso yawe azabona ibirenze iby'ikoranabuhanga rikora. Amaso azabona ibintu Satani atigeze abona, cyangwa n'abamarayika biwe, kuko bizaba ari ibintu bishyashya kandi bizaba ari umunezero. Amaso yawe azabona ubwiza bwa Kristo Yesu Kristo. Amaso yawe azabona ikoranabuhanga utigeze kubonesha. Amaso yawe azabona ibyiza. Amaso yawe azabona abantu benshi nabo batanduje ibishura byabo. Amaso yawe azabona kugira neza k'Uwiteka. Amaso yawe azabona ko Imana itajya ibeshya. Bizaba ari umunezero utarigeze ubonwa cyangwa utekerezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni umunsi utangaje. Imyaka 1000 n'umuzuko wa mbere bizaba ari agahebuzo. Niba ushaka kumenya ibijyanye no gutwarwa kw'itorero ku bantu bazaba bazutse umuzuko wa mbere, reba video y'agatabo k'umunsi w'imperuka twasobanuye ahangaha ku Irembo Rifunganye TV, nabyo bisobanukirwa. Mugenzi wanjye, twatangiye tuvuga ijuru. Ijuru ni umunezero. Nubwo abantu bazimana na Kristo imyaka 1000, bazimana na Kristo imyaka 1000 n'inzu cyangwa Yerusalemu nshya izaba ivuye mu ijuru. Yerusalemu nshya yarimbirishirijwe umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo ni umuntu wese wakiriye Kristo. Icyitonderwa, muri iyi minsi hari abantu basigaye bitira Kristo bakamubeshyera ibintu atavuze. Abantu bamwe barimo baravuga yuko bamaze kugera mu ijuru. Abantu benshi basigaye bavuga ko ari intungane, ko batagikora icyaha. Ndetse bamwe iyo bakoze ibyaha, kuko ijambo ry'Imana ridusaba kwaturana ibicumuro byacu, ntabwo bacyaturirana kubera ko bavuga ko bo badakora icyaha. Izo ni inyigisho zimaze gukwirakwira hirya no hino. Bwoko bw'Imana, ntabwo turi intungane. Niyo mpamvu duhora dusenga. Yesu yaratubwiye ngo mujye muhora musenga ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Iyo dusenze tuba turimo dukaraba. Nta muntu w'intungane. Muribuka Yesu ari ku isi bakamubwira ngo mwigisha mwiza. Yabwiye uwamubwiye ngo mwigisha mwiza, aramubwira ngo kuki unyita mwiza? Umwiza ni umwe, ni Imana. Umuntu wiyita intungane hano ku isi
akavuga ko ageze mu ijuru kandi akiri muzima kandi tukimubona hano ku isi, yirinde atagwa, yirinde cyane. Umuntu wese muzima utabaye maso ashobora kwibwa. Nk'uko umugaragu w'Imana yandikiye Timoteyo, ubwo ndavuga Pawulo, mu gihe cy'imperuka bazaba bikakaza. Reka tubisome. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bangana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ubatera umugongo. Mwumvise, abantu muri iyi minsi dukunda ibitunezeza, kugirwa inama kw'abasaza bakuru ntabwo tukibikunda. Ijambo risigaye rikundwa n'abantu mbarwa, turafana muri make. Abantu bifitiye abantu bifanira disi we ngo nibo bagomba kubigisha ijambo ry'Imana kubera ko aribo bafite ubuhanga bwo kurivuga. Turafana. Umukene uvuze ijambo ry'Imana yumvukana mbarwa. Umuntu utazwi iyo avuze ijambo ry'Imana yumvukana mbarwa. Ariko umupagani wiyitirira Imana akaza hano kubera ko afite imbaga y'abantu benshi bamukurikira, agatangira kwigisha abantu ibijyanye n'imyumvire yiwe, yaba ari filozofi, icyo avuze cyose cyaba kivuye ku Mana cyangwa kitavuye ku Mana, abantu bakamwumva. Mugenzi wanjye, ndakwinginze kugira ngo ube maso, kuko turi mu bihe birushya, turi mu bihe biruhije cyane. Nutaba maso nta kazi kawe, waraburiwe. N'uyu munsi turacyaburirwa, ariko niwanga kumva uzarimbuka kubera ko ubuze ubwenge. Imana ibahe umugisha. Ariko ndagira ngo umwibutse ko mugenzi wanjye, Yesu aracyateze amaboko, araguhamagara kugira ngo niwumva ijwi ryiwe umwemerere yinjire muri wowe, kuko ashaka kugukiza ibyago bizatera. Yesu arashaka kugukiza umuriro ugurumana uzatwika abantu. Mwemerere yinjire muri wowe, kuko numwemerera arazi iwawe, maze musangire kandi mukazasangira iteka ryose. Emera Yesu abe umucamanza w'ubuzima bwawe. Numwemerera uragira amahoro n'umutekano uruta w'abakomeye. Yesu yaje yicisha bugufiya, yaje yiyoroshya. Niyo mpamvu nta kiguzi kwakira Kristo, ukamwubaha, ukamukorera. Yesu arongera kukwihanganisha. Ese mwumvise ko uyu Yohana wanditse ibyahishuwe yabyanditse ari mu makuba menshi, ari mu bibazo byinshi, ariko birangira Imana imuhaye amahirwe yo gusogongeza amaso yiwe kubona mu ijuru. Ibi ntabwo ari ibipindi tubagezaho, kuko iyo aba ari ibipindi biba byararekeye aho kwigishwa. Ntabwo Bibiliya zakabaye ziriho, kuko hari ibintu byinshi byaje byitirira Imana ariko bigenda bigiye kubera ko bitaturukaga ku Mana. Yesu amaze imyaka 2025 avuye hano ku isi kutubwira ubutumwa bwiza. Iyi myaka ni imyaka mikeya ku Mana, kuko umunsi umwe ku Mana ni imyaka 1000. Bishatse kuvuga ko Yesu amaze iminsi 2 avuye hano ku isi. Mwene data, Yesu araguhamagara, ntabwo yatinze. Impamvu wowe ubona ko yatinze wari ukugira ngo wumve ubutumwa bwiza. Yesu ateze ibiganza. Niba ushaka kuzabana nawe rero muri aya mazu meza, muri ubu bwami bwiza buzahoraho, mwakire bigishoboka, kandi umwakire nta kindi kintu ugamije, kuko areba mu mitima y'abantu. Hunga umujinya w'Imana uzatera, hunga urupfu, hunga ibyago n'amakuba. Ngwino, 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 ngwino. Yesu araguhamagara. Aya mashusho tubona hano twifashishije ni amashusho yakozwe n'ikoranabuhanga bita AI cyangwa Artificial Intelligence. Urabonamo abantu basanzwe, abagore baririmba, abagabo, abirabura n'andi moko y'abantu batandukanye. Mwibuke ko mu ijuru nta bwoko runaka buzahaba. Abazagira amahirwe yo kuba mu ijuru bazaba bafite ubwiza bw'Imana. Hari abandi bantu batubye muri ya video twakoze y'abamarayika, baravuga ngo Yesu ntabwo ari umuhinde, batubwira ngo Yesu ntabwo ari umwirabura. Yego, bariya ni abantu bakoze video nk'uko nakora bino bintu nkabibabwira, ariko ngamije gutanga ubutumwa runaka. Niko nabo babikoze. Ntabwo uriya uri muri iriya video y'abamarayika ari Yesu, ahubwo ni umuntu wakinnye role yiwe. Yesu ntabwo ari umwirabura, ntabwo ari umuzungu, ntabwo ari umwarabu. Oya, Yesu Kristo ni Yesu. Kandi ntimukagire ibintu byo kuvangura. Iyo uri muri Kristo ubaye icyaremwe gishyashya. Ntabwo uba ukiri umwirabura, ntabwo uba ukiri umuzungu, ahubwo uba wabaye icyaremwe gishyashya. Rero
ndaguhamagarira kwakira Kristo. Ikintu tugomba kumenya nuko abirabura, abazungu, abantu bose bahumeka, abantu bose batunzwe n'ibiryo, abantu bose batunzwe n'uyu mwuka duhumeka, bose baba ari abantu bamwe, ahubwo nuko twahawe agaciro. Buriya turi kimwe n'inyamaswa, ahubwo nuko Imana yahaye agaciro cyane umuntu, inyamaswa mu biganza by'umuntu, akaba ari we uyigenga ndetse ayikoresha n'icyo ashaka. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Turabakunda. Mwari muri kumwe na mwene Soko Irembo Rifunganye TV. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi nawe uzaboneke mu bantu b'Imana. Shalom, shalom. Turabakunda. Bye.